Ikabagore mumfashe muri Imana icyubahiro ko yabaye abana. Bishoboke ko gukunda abana bikura kuri papa, ko papa yakundaga abana, niba ari kubakunda ariko simbizi we kuko yatubyaye turi 24. Ni nanjye wa nyuma ni 24. Umuntu nabonye wabyaye abana benshi twahuye ni umushumba umwe w'inyamagabe wabyaye abana 22. Papa bane asigaye 18. Papa rero yabyaye 24 wenyine nta wundi muntu wamufashije aranibyarira wenyine. Rero Imana yampaye abana ishimye pe. Ndashimira Imana yampaye diplome. Njyewe nabaye wanyuma mu ishuri imyaka 3 nk'uwanyuma mu kigo cyose. Nigeze kubona amanota 2% mu mibare 1-2. Imana irengaho rero ima diplome. Aha rero abantu bavuga ibintu byinshi, ariko njyewe nabaye wanyuma imyaka 3. Ntabwo ari uwanyuma mu ishuri gusa, ni uwanyuma mu kigo cyose. Umugabanyi w'abateranye nabaga ni uwanyuma mu kigo cyose imyaka 3 rero. Kandi nari umuyobozi wa Protestant afite abakristo barenga 100. Nta wanyuma. Mbese Teosi Munya umukristo wanjye twize mu kigo kimwe. Nabaye wanyuma rero imyaka 3. Nkajya mfata ibintu by'umuntu wanyuma mu kigo cyose imyaka 3. Najya gusenga Imana ikambwira ngo muri iki kigo nta muntu n'umwe uhakurusha ubwenge kandi ufite amanota 2% mu mibare. Cyane rwose. Kandi narigaga ntabwo nari narayobye ngo njye mu by'idini gusa kwiga byihorere, narigaga ariko nkaba uwanyuma mu kigo cyose. Musore turi gusenga Imana irambwira ngo nzaba amereye aho naboneye 2% mbona 98%. Ntabwo bireshye ahantu harera sinahabeshye. Njyewe nabonye 98% mbura 2 ngo ni 100%. Iyo ndende diplome yanjye hari igihe ntekereza ko nibeshya kandi yanjye, ariko nabonye 98% mbura 100% mu gihe nabonye 2%. Ibi rero umuntu uvuga ko Imana igakora ngaho komeza ibivuga ibyo birakureba. Tujya gukora ikizami cya puratike bazanye umutero runini ngo rwesare. Abandi bari barayize, njyewe nagiye kugira amasahani n'amasafuriya ngo tuzatekere kuri ariya bashyitsi yari yadusuye. Ariko n'ubundi niyo nza kuba mpari ntabwo gushoboka. Nari gukora n'uwa 16 kuri uwo munsi wabera asohoka yiranga aratsinzwe. Njyewe rero kurira nta mwanya wo kurira nari mfite kuko imyaka 3 nari maze n'uwanyuma amarira yari yarashize. Ungasohoka ati ndatsinzwe n'ukuri wacu bagurishije ikimasa atibanyishirira none rero ndatsinzwe nzababwira guki umutima ntirashaka utsinzwe no mu myaka 3 njye maze imyaka 3 kuwanyuma nari naramenye. Imbere yanjye hari umuhungu wanyicara inyuma bitwaga Ndayishimiye Muhammad arabaza atari mu pasiteri nawe ugiye mu kizami ni yewe acira umugani. Hari umushumba wanjye ngo ntitugacire umugani kuhindureka amapega ucene. Yarambwiye ngo ibyananiye Mahembe bizashobokera Mpungu. Ubwo yaravuze ngo ibyananiye abanyabwenge bizashobokera Abaswa. Nawe yinjiye mu nasohotse ari nubona abazanye kuri Mahembe se bikureze. Nije barambwira ngo Sipani y'amateri niyaka ukayishobora gusobokera. Nubona abanyabwenge ntabishoboke. Ndavuga reka rwese ko mbonye ibyo ushaka mushe n'ubundi iramugishyira ku kizami cya leta. Natera ibisinga by'umutuku n'umukara bati warangije niyego bati ngahasi naho bakiriza ntabwo narinzi. Natekereza se nyina yaza arangize n'ubu
ndamubwira ni rero narangije kuyesitara nawe haguruka uzuyazi ahaguruka se kamo yagize nka purane yibura akantu kitwa fotobuswari yakije moteri yawe arabaza atese abandi yabananiye ugishoboye ndavuga ngo ninjya mu magambo menshi arasubirisha ndamubwira ngo moteri muri iki kigo twarazize twize aho rero niho bampaye 98%. Mu minsi yashize twarangiranye segonderi muri 2009-2010 nasubiyeho nize nsanga nta muntu n'umwe uragira amanota nk'ayo wabonye nabonye 98%. Imana ni igitangaza. Reka ndeke gutwarwa n'amarangamutima dusome Bibiliya. Hari umuhungu hano nkunda ariko ntabwo abizi. Igihugu gikunda kubyina cyambaye intebe y'umukara kandi Dadi cya Fide ndamukunda pe. Iyo arimo kubyina ndamwitegereza niza hano bwa mbere yarakinye ngeze mu rugo funga icyumba ngiye kwiga mukabyina nanjye ndabyina byanga pe kubyina byarananiye none tukabyina mfata n'akafite wenda vuga ndagashyira sikirini nini hanyuma mwiga ndabyina byanga kubyina byarananiye kuririmba byarananiye ntacyo nzajya soma Bibiliya nabyo bibinkundira nabyo murabitokoye. Igitabo cya kabiri cy'Abami igice cya 25 umurongo wa 12. Igitabo cya kabiri cy'Abami igice cya 25 umurongo wa 12. Burya rero amaso Imana yaduhaye ngo turebe buriya mushumba Kalisa nakomeje kumureba afite telefone yubitse iruhande kuko ntagira muri ritera sinigeze mubona yubura akarere kandi akakanyagwa amana katugize abakoroni ariko nyine ari mu iteraniro telefone iri hasi ntabyo kureba sono ntabishobora reka nzagerageza ubu akanakora agatinze nakora agatinze badaka mwahageze se igitabo cya kabiri cy'Abami igice cya 25 umurongo wa 12. Mugereye ndabarindira nishaka gukoresha umwanya mutoya. Mu nzu y'Imana ni heza abantu nari mperutse kubona hari yere duherukana kera reka dusome mwahageze abantu berutse kwigisha akabangu dusome mu gitabo cya Habakuki umuntu wari umwigire yarabwira ati muri Bibiliya ya Habakuki ntabwo mwebwe se abandi mwababonye narahamushakira ati nari nahabuze kandi yari kwigisha nkurikiye ariko rero nyamara Habakuki ntawe mbere yari nzahise kumwigisha atazi ko Habakuki aba muri Bibiliya n'akatarazi iminsi zakaza mumbabarire kuri kimwe muri Bibiliya mwese dusome twumvire ijambo kuko nibo tuganira bonyine. Ariko uwo mutware w'abarinzi ahasiga abantu baho babatindi hanyuma y'abandi kujya biciriza bibo bagahinga. Turasubiramo kuko ntahabonye dusoma. Ariko uwo mutware w'abarinzi ahasiga abantu baho babatindi hanyuma y'abandi kujya biciriza bibo bagahinga. Reka rero tuganire kuri iri jambo. Burya abatindi nabo baba babahagarariye babatindi hanyuma y'abandi. Uko abantu bose nubwo baba batindi ariko haba harimo ababafashe kurusha abandi. Nebukadinezari yateye
Oh. ni ibiri rero ushaka ko tuganira umwanya muto. Ndashaka ko tuganira akantu gato kavuga ngo ubukene buzanwa no kwirara. Umuntu akaba yari umukire ejo agakena. Niba hari ikintu kibi kibaho ni ukuba warigeze gukira ubundi ugakena. Noneho bikaba bibi cyane iyo witwaye nabi mu bukire abagusabye ukariba warangiza ugakena usohorwaho n'ijambo ryitwa gusaba uwo wimye, ukajya utegera amaboko abantu wimye nabo bakakwiba cyangwa bakaguha, ariko baguha bakubwira ngo gakira twebwe ntabwo tumeze nkawe. Nta kintu kibi kibaho nko gukena ariko barigeze gukira. Mu minsi yashize abana abahungu banjye baranyegereye barambwira bati papa turumva dushaka inyama. Agahungu gakuru kakigera kandi nini inyama y'inkoko. Yamureye umuhungu udahageze gusaba amanyama z'amakoko. Ariko nibuka ko nigeze kumera nk'ubibamenyereje basi rimwe mu kwezi. Nyuza amaye gusaba n'amasigihe ntabikora. Abibwiye ndamujana nigatanga kuko babonaga ntari bubikore, bigeze nijoro abyicuye. Arakomanga arambwira ati papa rero tuzarya inyama kandi z'inkoko. Bwarakeye ngerageza uko mbishoboye ziraboneka. Wari kugerageza nashatse uburyo bwose ziboneka, kuko yanyweye igikoma mu gitondo ambwira ati n'inyama z'inkoko. Saa sita agiye kujya kuryama ati n'inyama z'inkoko, kuko ntabwo yitaye ku bukene bwasi. Nashaka abazifite cyangwa atazifite ariko zigomba gushakira. Iwacu Huye twari duturanye n'umugabo witwa Ngasamagera. Uyu mugabo yari umukire cyane, nabyirutse kuva nkiri muto iwabo ariho hantu twajyaga neza. Iyo twajyaga kubasura tukarya bakirwa bakatugaburira twajyaga neza. Yari umuhinzi rero akanorora. Yari afite umusozi munini yahingana akabona n'abagore be, afite abagore babiri n'abana benshi. Ngasamagera ni umuhinzi ukomeye. Igihe kimwe umwijomboye uramutera. Icyo gihe nigaga mu wa gatatu primaire sinabyibagirwa, ahamagara abantu bakoreshaga ka kantu kitwa megafone. Kajya cyane abantu bakoresha bavuga ngo hari umuganga cyangwa hari inama baciye muri karitsiye. Arahamagara aravuga ngo uyu munsi wanjye hari ikiriyo kivanze n'ibirori. Abantu ati ikiriyo kivanze n'ibirori ngo se haraba habaye iki? Ariko ashyizemo ikirori mbwira mushiki wanjye tujye ku ishuri tujye kwa Ngasamagera kurya. Abantu bafite ikirori bahanana. Ishuri turaritoka kwigira. Tugezeho dusanga batetse abantu basashanye. Ngasamagera hakuka mu ruhande rw'abantu nari mutego sinzagiranye. Afata isuka y'umujyojyo nshyashya. Umujyojyo murabuze se? Ni isuka nshyashya. Aravuga ngo ngewe Ngasamagera guhera none nsezeye guhinga sinzongera kwitanga ikirenge. Umusembwa rero baravuze ngo bamutize ubuhoro, abantu bamukomera mu mashyi agira ngo bari iruhande rwe. Ngasamagera guhinga arabyihorera. Umwaka wa mbere awumara adakora, umwaka wa kabiri awumara adakora, ku mwaka wa gatatu inzara yinjira mu rugo. Nigana n'umwana we witwaga Ejide, inzara irabinjirira neza, Ejide amata batangira kuza. Ngasamagera rero ukuntu azongera guhinga yaravuze agashyirwa isuka. Areba ahantu azabica, areba ahantu azaca amagambo y'abantu, areba ukuntu inzara yinjiriye mu rugo, afata umwanzuro uberanye nawe yishyira mu kagozi ariyo. Uko bitabiriye gushyirwa isuka mbe baramushyirira amagana y'imari. Haciyemo agahe gatoya abana be bava mu ishuri bahinduka bayiboha neza. Ejide ari mu bantu b'abakarani nibo basunika ingorofani. Uwo muruho wose yagize yawutewe n'ubuginga bwa se. Ndashaka ko tuganira ku bukene buzanwa no kugira gute. Umuntu akaba yari munsi ejo akamubona yicaye mu muhanda avuga ngo ntampaye. Wari umukire arimo aca ishuri. Nafunguriye
njyewe nigeze gukira uko mvuze ngo nabonye mikorobe byatewe nuko nabukira nabisobanuye nigeze gukira gute njyewe nigeze kunasenga amasengesho y'iminsi 12 najya ntamba guhera kuri rimwe kugeza kuri 12 najya iminsi 12 gashira kugeza ubwo ibintu byose simbeye kugeza ubwo najyaga imbere y'abantu mwiterero nk'uko mundeba nta muri kaza nayabwiriza ibyo soma ngahita nigisha ibyo soma kuri kaza narangiza kwigisha atambika isiga ikagenda nireba ndagenda nakira we mbera umukira n'indi mu bintu bw'ibukeho tuze mu rusengero ndagenda nakira n'ubwo yabaga ari nibature y'abantu 10 nigisha agatambura indi imbere narangiza kwigisha atambika kuruka ikongera ikagenda ndagenda agasengesha agacikamo ndavuga ntihazasenga bariya batabana n'Imana njyewe Imana n'Imana reka mbabwire ikirara kirenga ibiteraniro by'abantu bangana gutya bose umuntu waba ukakwiriza ubusa iminsi kamwe tubiri cyo kuri igitanda hejuru y'umutindi uri hanze umuntu wari ukakwicara akareka ibiri ibintu byo guhora mu buryo bw'umudaho ukabyihore cyo kuri igitangaza niba ukagufata umwanya ukavuga ngo ngiye gusenga nicare hasi some biriya mwirize umusate njya kuryahagura ubona mu buryo bwa buri mwanya ibiryo byihoreye ntabwo utagize niba mu iminsi ibi kamwe tubiri ntabwo utagize kwinjiza numvise ari amasengesho y'abakozi cyane cyane bino ngino ni Kigali biyiriza ubusa ariko bari ibintu bibagarike akajya biravuga ati haleluya kajya senga amaboyo kajya senga amabotaje ngeze gusura abantu bo kuri paruwasi Virginia baranga gufite amasengesho y'isi no mu bakozi b'Imana z'abisura bageze usanga ubwo n'ukwicarira gusaba agasenga bari basenga ariko bafite umugati wa pekupe naji iyo jero ugamera y'ingo n'abantu bifite nyine bakajya basenga bamakurisha turashira Yesu haleluya bakabona kurishi washura yoma ushima wandi yabaye nase ayabira yime ubu wiyine ati n'ubu twese n'ubu wari wiyine umuntu wari ukakureka ibiri ugasenga ku iminsi umwe ibiri ututumira kamwe tubiri ntabwo utagize njyewe n'umwana nasenga 12 ikarangira nagenda nanayisenga n'umunyeshuri muri segonderi 12 igashira Imana ibana nanjye ikagiza agatabo imbere nagabizi ndasoma hasi biga amasengesho ngacikamo nagana n'ibyo muri kaminuza ihuye abanyeshuri bakaza muri itama evangeliste ubwibone buhanyuzwa kweli umwigisha uvuye hano Imana imuhumugisha nyine ariko buriya Satani nakubwira ngo hari umuntu wigeze akubwira ati mukozi mwabwigishije neza ndamubwira mbere yuko bimbwira Satani yari yabanje kubimbwira yari yabanje kumbwira ati felicitations ngisha neza cyane umuntu wa kabiri ndagenda mariya wasengesho nacikamo rimwe ari muri bibazo mu gitondo cyane umukecuru witwa Sazariya arambwira ngo Imana irambwiye ngo warayitaye nawe usanga utisobize kuko ndamureba n'ibimodaboda yambaye ndavuga Imana imuciye hehe ho basiga kandi yarimbwiye n'ubundi maze kwigisha taburo yacu ndavuga nti sana se habaye turi kuvuga umukene muzaba no kugira muteye reka rero ku itariki 11 z'ukwa kabiri nzajya kwigisha muri kaminuza nk'uko namenyereye bageze imbere babagera bavangeliste
ijambo ibyo nasomye kwita ngiye gushaka Yeremiya ndamuha dusoma Yeremiya shaka Yeremiya muri Bibiliya yose Yeremiya ndamuha niho yarabose Yeremiya ni Yesaya shaka Yesaya ndamuha abanyeshuri bata icyo gihe hano kiraba bitwa abakorari batangira kuvugiriza hakumana n'abavugiriza kare bavugiriza ngo batangira kuvugiriza inyuma numvise sori zimishe nora Bibiliya kwicara perezida wa sefu arahaguruka araza arigishiriza teraniro rirangiye baramwerekeza mukobwa umwe yitwa Korodeta Senagora muri Beka arambaza atari kumwendeka reka tuvugishe ukuri yari yarakaye kwamba yo kuri muzima wapfuye cyane ibyo jambo ryarabaye yarambwiye ngo ko tugwera ukuza kutwigisha uri muzima wapfuye cyane cyakira bamusubiza nariko numvise abizi ukuri ariko kuri no kumusuzuma nababwira ni mwisubireyo n'itaha nahanaga nguru niruka n'ibirenge ngeze mu rugo mbika Bibiliya ngo atifote nasengeraga mbanyukaze mu gashambo nasengeraga mbwira Imana mva mu mbere aha hantu sinzahava ntabwo yagitagarutse turi kuvuga ubukene buzanwa n'iki umunsi wa mbere ntabwo niyaza umunsi wa kabiri ntabwo niyaza umunsi wa gatatu nzayirangije inzara inyirije mbona Bibiliya gitahe ngeze mu nzira mu ijwi rimbwira ngo iyo utaye kugira ngo utore birangusha kugira ngo ntabwo yabisongereye ko bizakugora n'ubu ikinyuza bikaza ariko nibyo biri isegonda rimwe iraza gusa ngo byongera byagusubire madamu tubana nigeze kumubaza nti ese iyo wiyirije ubusa usenga iminsi ingana hange njyewe sindanenze ibiki ndamubwira twari tukibana ndamubwira ni rero njyewe n'ubwibone bwinshi ni njyewe senga iminsi 12 arasenga kwikubita hasi arambwira ati niba usenga 12 nzabimenya kuko tuzatandukana n'urupfu cyangwa isagazi mbone mu iminsi rero ni arambwira tujya mu isaha wenyine nzajya gufasha no kubasenza ibiki njya mu cyumba mushyiraho amategeko n'iterambere rero niyo ugiye gusenga sinshaka geragema n'umukozi wawe ubwire itonde mu cyumba ntuhaze rwose nanjye umuntu umubaganira ndagendera mu cyumba njyewe umunsi wa mbere urashira baba amahoro umunsi wa kabiri urashira umunsi wa gatatu nzayirangije kabisa inzara yarangije ku buryo niba yicaye ndangije nshaka gukura akaguru ngo naguruke akaguru kagakunze ndabona akaboko kuvana telefone yari ku muriro akaboko kakugenda inzara irangije nshaka kumuhamagara ngo ntabane ijwi ryakugenda ubw'umugisha w'Imana mbona amagambo arinjiye yindi arabaza ndetse umeze neza kumusubiza ngo yego cyangwa aho yabiranga ibi bintu abapere mwazanye twebwe twabanye n'Imana twakoranye nayo twakoranye nayo iyo migi musigarana amateka yombi ibi bintu bwira ngo twabwe wakwigeze kuvugana nayo iyo byitera amababa ukarangara ikagenda usigarana amateka no kwiyoroza gusa iby'umwuka byawe arambwira ngo umeze neza kuvuga yananiye asubishamo bwa gatatu umeze neza birananiye arangegera muhangura mu mutwe gatatu umeze neza asubishamo cyane atembagana arangegura umeze neza atangira kuzana amarira mu maso arabira ati rero niba utambara yuko mvuye igikoma ndahita mpamagara pasiteri ntabwo murenge yuko ugiye kwiyahura ntabwo ufite igikoma imbaraga z'ibintu zapfuye n'ingamba nyigozi ndakennye yaragihojeje ndangije gukimarange ati harya gusenga amasengesho y'ibisiga nta n'isoni ni 11 ati none patro
dusenge. Yaravuye ku kazi ariko yari yakoze mbere ya saa sita, nyuma ya saa sita ari gukora. Turasenga mama yosengera ndasenga iminota 45 birarangiye. Narangije gusenga umugabo yahaga. Ndari ubu ngibifashe mu kanya barakuca kunasenga kunakora cyose bimusenga ngumva kudahira abafite no gukora. Ndimana gusenga afite ubwo bwitibwa none runaka. Kimwe mu bintu bikenesheje abanyeshuri nta gihe cyo guha Imana bafite. Kandi mu mateka afite mu minsi bishabaza muri iri torero nta muntu n'umwe zibigeze uba b'iby'umwuka aticarika Imana. Ntawe iby'Imana n'indirisha kugira inyoni urabanza ugafata umwanya. Urabanza ugafata. Ariko benshi ntawo. Igihe cyo muri Imana mwarakibuze abakristo benshi muri abanebwe gusenga n'ibibatuye mu mutima ntabwo kwe. N'udusengesho noneho hari ukuntu musigaye musengera ibyo kurya ngo Yesu ageze. Ibyo nabyo byari birebire mwabona ibindi bigufi ngo se ageze. Mbere yari Yesu ageze none byabaye Yesu ageze. N'udusengesho ducibwa buri ducibwa Sabiyeza. Ntushobora kubona Imana. Bibiliya yanditsemo ngo nkunda bankunda abashaka umwete. Nta mwanya wo guha Imana. Senga mu magambo avunaguye, ubisanyije mu magambo avunaguye y'igiti. Amutsindo mu magambo avunaguye. Ariko nabwo ngo biterwa n'ibyari by'undaka. Sibye kibaraga z'abantu zirutanwa. Hari umuntu barwaje amadayimoni, umwana bararwara n'umugore bararwara. Aramubaza ati ngende datanga mu rusenge. Njaye. Ngiyeyo ndasenga umugore we yari yasaze agasara yiyanga gusa. Umwana nawe agasara afata umupanga agatemese. Ndasenga byose yakitimuka nginaniwe. Ndamubwira ngo rwose nananiwe. Reka dusenge twiyirize ubusa ku munsi uyobore. N'ukuri namusabye umunsi umwe. Uyu mugore amufate tumusirike n'umwana. Hanyuma tugarekera mu cyumba dufate ikindi cyumba natwe dusenge umunsi umwe tuzirukana abadayimoni bagende uko n'ambaraga z'Imana dufite n'irukana n'Imana. Umugabo yaranize abantu baraza kurira nyakurira akagenda ariko mwemeza ubwo umuntu yamara umunsi wose atagambye ko abagenzi bayasengeye kari mwebwe mwabimenyereye umuntu yamara umunsi wose atagiye ko umuze ko ntabimenyereye atarakamenyero mwanyu ngo ni nyamusengere ndamusengera se ni ubwaje abadayimoni. Ntabwo ngo bisi umukristo n'amaze igihe kinini mu rusengero nta n'ubwo ari umukristo w'umwana ariko gusenga umunsi umwe peruye nimudaha Imana umwanya ibijyanye n'iby'umwuka ihombe. Uzajya utegereza ibyo bakuzaniye bakubesha batakubesha ujya ujyana kuko kwitega ku isoko abera bavomaho byarananiye. Bibiliya yavuze ngo Nebukadinezari atuma umurinzi we ngaragenda i Yerusalemu ahakura abantu bose bazima ahasiga abatindi hanyuma y'abantu. Umutindi wabo utashaka isengesho dutanga iterane. Umutindi utangira gusenga dutanga iterane. Umutindi ukennye kugeza ku rwego akena n'ijambo rivuga n'ihamba. Wamubwira ati rwose imyaka 30 reba nta n'umuhungu uramaze uko nitwa ati genda wishingire uzabe gusaba imbabazi no kukubwira ngo ihangane ntagasigaranye n'umutindi hanyuma y'abantu. Nigeze kwerekeza kuri ariya Nyamagabe tuhageze tuhasanga umwarimu atereka amasengere makire
kandi ubwo n'umushumba yari ahantu umushumba amaze kuvuga ati rero tureka amasengero rwose mwanavunitse mwakoze urugendo rurerure ntabwo tureka abandi bo basengera abaraje ati turamushimiye Mana ko barinze korali yaturutse aho twaturutse akibagiwe korali yaturutse hano baturutse rero wagira ngo ni komedi urusengero wagira ngo ni udukomedi tuba twakinira nimurebe ubunebwe dufite nimurebe ubunebwe dusigara n'agasigisigi gahari n'aba basaza mu kiraro bitonda iminsi ze ibigize yuko barashaje kandi umushumba Kalisa n'umwe ati ni mu kiruhuko cy'izabukuru bitonde gato iminsi ze bisazira bagenda haza abakobwa bari hanze aha babacurika imitwe amaguru agera hejuru mu bangana niba ubona gusoma bibiri kure abakristo benshi ndani ku buryo busigaye munaza kurimukisha amagambo atanditse muri bibiri itonde gato abantu bigire itonde abaririmbyi bakuze bajya mu nzira haza abakobwa batazi kogosha ubwanwa baba baratera iburyo Imana yakusubayabakisha itonde gato n'agasigisigi mubona ni akaba abantu bashaje bari bitonde itonde nigire mu baturere haza abana bakaza aho baba bari bipanga abarimo baza Bibiliya yavuze ngo Nebukadinezari yatwaye abakire bose kugeza ubwo mu gihugu hasigaye abatindi hanyuma ntabwo ari abatindi basigaye ahubwo ni abatindi bari superiere y'abandi batindi n'akagahenge mubona ni akabo kongera ufite abadiyakoni bashaje bakozera itonde basanze bava mu nzira haza abana we nibabyinda agatuza kakambara n'akaseruka nzajye kumunyeganyeza n'akamubona n'akagahenge kaba abantu bigeze kubiza mubazi n'akagahenge ko muri ubu n'akaba abantu base ubu bunebwe ubu ariko ubundi Pawulo yigeze kubaza Abagalatiya ubundi ninde wabaroze kugeza ubwo abantu b'abanyetorero bacika ku ifunguro ry'abataratenze kugeza ubwo batinya kwegera ameza y'umwana bene data ninde wabaroze ifunguro ryari iki kugeza ubwo abantu bacika ku ifunguro rye ubundi iyo korali ajya kuririmba iyi korali yarazaga igafata utwana two muri iyi korali kugira ngo banyina baririmbe badaheza abana ariko mbega ubukene dufite we ku cyumweru habigishije korali yarahagurutse ababyeyi baza birukanka ngo bafashe akareka ndakiruma akajya yemera akaririmba amuhenze ndamubaza mbese maze mwese kuki utamuhaye ngo numuha kandi ngo bise baba mu rusengero rumwe umurimo bakora n'umwe kugeza utamufasha umwana ngo muhe umwana wanjye rero ngo se nari muhe umwana wanjye ngo zamenya mbariza ariko gutwara se mbere kubise ndagira ngo gatamuhanga akamuroga wagira ngo bose buje kubakira ntakababa ariko bakisanga ifunguro ryari atazanyiroge none sibika amata n'umushera n'ibisigisha n'ubwo ko batabikorogera nako ngaho gukorogera mu bugoro ngo bakorogera mu kaguru k'iho byose ni kimwe wapfa amaherezo sazamenya amaherezo azayiruka yake amaherezo azabaraye icyaka bigituma
dutuye dukena abakristo benshi twabaye abanyentambara. Ava mu mazi akina ashoboza amafuzi ingumi, avuga afuzi ingumi. Umwakira w'ikorari yewe inzira zose zo kurwana sizi neza birigimwe y'ukuri. Twabaye abanyentambara ikocokoco, haba no mu ngo hagati y'umugabo n'umugore, nta bwumvikane n'intambara, kandi bemera Bibiliya Imana ikunda amahoro. Kugira ngo umwuka w'Imana aze mu ntumwa, Bibiliya ivuga ngo bari mu mwanya umwe bahuje iki? Kwengine twabaye abanyentambara. Ndenda gusoza kandi babarira mugore cyane. Ndabizi neza no bwa kabiri gusa. Ari intambara yahuje Abisirayeli n'Abamaleki. Imana itegeka Mose aramubwira ngo uzamure amaboko. Yazamuye. Niko Imana yategetse Mose. Kandi iyi ntambara ntabwo yamaze umunsi umwe. Mose yari afite ibwiriza ryo kuzamura amaboko mpaka intambara irangiye. Umunsi wa mbere Mose azamuye amaboko, anyuza arananirwa. Ndabizi neza umushumba mu kanya yamwita ati babarira abantu reka tuganire. Ariko reka mwihorera azamure habanze n'umve. Ntabwo yahita aza kumutabara. Azamura amaboko, anyuza n'ayumva arananiwe, aravuga ati reka namwe atamuhuke. Aramanura ajya mu kibaya, abona Abisirayeli barimo barapfa, abona batangiye kunywa inzoga, abona barishingiye. Ati reka azamure amaboko badapfa barashira. Arongera arayazamura. Hallelujah. Bigeze n'umwana arongera arananirwa, ati reka nduhuke. Ajya mu kibaya buri munsi arasenyutse, abona abantu bamenya ati reka azamure itorero ridasenyuka. Hari abagabo babiri muri ubu bukene turimo barimo baragenda bagura. Umwe yitwaga Aroni, undi yitwa Huri. Aravuga ati ngo bagenda k'Imana ica mu maboko ya Mose n'igira hino, n'igira hino ntabwo ica hino. K'Imana ica mu maboko ya Mose tukanesha, byayamanura tugatsindwa, uwagenda tugafatanya amaboko ya Mose. Undi afata akaboko k'iburyo, ugafata akaboko k'ibumoso, intambara irarangira akanesha. Munyitabe, haleluya. Intambara y'isi irangira n'Abisirayeli bongeye gupfa, kuko babonetse abantu batarapfiri basi umumaro wayo amaboko azamuye. Kuzamura amaboko bisobanura iki? Ni uko babahamagara ngo dufite amasengesho mukaza, ni uko babwira ngo dufite inama y'abakristo mukayitabira, ni uko babwira ngo dufite umuganda mu itorero mukaza. Mbega ibyo bintu babahamagaye no mukaza niko gufata amaboko. Ni uko babwira ngo mugire ubuhamya bwiza, mukamenya kuburyo mudahura n'intambara hirya no hino. Aya maboko yamanutse n'itorero risa n'intambara. Ni ubukene ariko mu busanzwe no kwirara. Ubwo abakristo n'abasabiriza amasengesho. Usengere kandi wamureba ukabona ni umuntu wigeze kubana n'Imana. Ariko Kristo ageze ku rwego n'abasabiriza amasengesho. Wayigingiye Imana, wayigingiye wowe. Umwenda ukingirije rero batabuzamo kabiri kugera. Ubuzi Imana igize neza. Ubuzi nk'ubu reba tuyishime, ari asengera umuntu urwaye amadayimoni, ntabwo agasengera umuntu, nawe n'uwo muntu yageze gusengera abantu barwaye amadayimoni ntagakira. Ni nko kugaburira umuntu wigeze kwiha, aba ari umuntu nta gitangaza. Avuga ati akangaka ko nawe nigeze kwiha akagihenze. Umuntu akaba yigeze kujya avugana n'Imana nk'uvugana na mugenzi, akaba asigaye ku telefoni. Imana iravuga iki? Imana iravuga iki? Yangira ikavuga iki? Yajya muri ibyo bapfuye bakiyunga. Ibyo bapfuye babikeneye ukiyunga. Akongera twarakennye.
reka mvuge ikindi kintu n'inzira z'Imana zindi ibihumbi bishoboka. Ari igihe gitegereza kajya mu iteraniro ugatega amatwi, kajya mufite inyota y'ijambo ry'Imana, gategereza ijambo ry'Imana karigana pe karigana. Wenda mwene n'atavuyeho arakora n'iseburaje ndanazibaye, ariko igihe yamusenge mutegereza ko bashyira mu mwigisha uwuriyeho basanga yarakamye yarahororombe nk'umuhoro waraye hanze basanga ntacyo pe. Avuga ese kongiyeyo rimwe asubirayo kabiri nkajyayo gatatu ntacyo numva. N'ubu ngubu mu myaka ingahe bizagenda bite? Kandi umwigisha uje ruhare Yesu yarafitega abageni 12 ngo harimo agatibe kitwa kamunaniye ngo n'agakori kitwa Petero. Ibyo bisomye abisomye muri iyo Bibiliya. Umujyama w'umukobwa uri n'umutibe abava muri Bibiliya, ariko ngiye abakristo n'abakanazira bagira atabafashe hano uko zafashwe ni n'umujya amen amen. Kubitamo gashika mugenzi wawe. Haleluya. Amen amen. Amen amen. Abashike haleluya. Yesu mutame. Akubibiro ndakufasha. Muvire ntabwo yema. Waje mu bisaje zirimo zibana none murafashe muri. Nanye impamvu no gukena. Bibiliya yavuze muzahasiga abantu baho babatiriye hanyuma y'abandi ngo rero abantu basingire sose. Usumo twakennye kugeza ubwo dukenera no gushima Imana nabyo byibwe ni twabaye abatiri muri kera twabaye abatiri kugeza no mu gushima Imana. Gushima ku buryo umuntu azamusenga ko haleluya ngo nabimana koko nintabara ngo nzayiha amashyira spesiyali amazi n'ubwingi usakuze hasi nicyo giteraniza pe y'inkunga ngo nabimana ngo nzayiha amashyira spesiyali n'itungo sasa ngo narabyaye ngo byabana itobare ngo bikomeye ngo nenda gupfa ngo none nabimana ngo nzayisumbiza agatambaro kandi gutambara ndabona gusana bakajya bazunguza agatambaro gusumbiza Imana agatambaro njya kumfashije ukakubiseta ngo nzayisumbiza agatambaro. Hariho nigeze kumva hano hirya hejuru ya Nyabugogo ngo yabwiye Imana ko gusanya bazayivugiriza agakamuru urusengero gazayivugiriza induru urusengero. Erega mu mwanya kuzindura azenguruka kuzindura akamba ku makaro yameraguritse ntegereza akagira n'amakaro n'abiri maze asigaguze Imana itangira kuyivugiriza induru nk'urukwavu bavumbuye n'ishyamba. Amaherezo azaba ayandi. Amaherezo bizarangira bite? Amaherezo araza kuba yahi ko gusenga bishize gusoma ijambo ry'Imana ko byanze bikaba birenda. Hari isaha twajyaga tugira abarokore tukavuga ngo saa 9 n'isaha yacu tukabyuka saa 9 z'ijoro. Niyo saha ntabwo nayibagirwa twigira umubatizo Bernard yarayitubwiye barashaje haravuga ngo reka mbagirire abana banjye mujye gukunda kubyuka saa 9 z'ijoro mwicare hasi muve ku buriri musenge. Biragenda bitubamo saa 9 z'ijoro tukabyuka tukicara mbere bagatwaraga dufite saa 9 z'ijoro yari isaha y'abarokore. None ubunebwe buranze gusenga bishize mu mitima nimwongere mugaruke
tugaherekezanya twagera mu rugo tutirebe reka dusangire ikijumba gihari cyokeje hanyuma reka muherekeze bakakirya bagakimara bagaherekezanya akongera akamuherekeza bagera aha ngaha ati rero tugatashye nihoya ni mu rugo hari fanta hari ji hari igikoma hari n'umutobe ibyo byose twarabimana tukabinywa byasherekera kugira muherekeze bakongera bagaherekezanya birirwaga baherekezanyije banze kurekurana yajya kurekura kumva byamukunze bari baratwibara bisego niswa twadusimba twirwa duherekerezanyije kamwe kari kandi kari birirwa bagendana bajya gutandukana babahoberana mu muhanda bakakata imyenda imana ikurinde izongera ikongera gukira ubuzima Yesu abane nawe kandi bari kuwa gatandatu ku cyumweru mu gitondo barahura mu iterane ariko kubera ukuntu amukunda arumva aricaye imana ikurinde akajya agenda akemura ati Yesu abane nawe imana ikurinde abantu mu minsi yashize si ukurya neza yavuze gusa hasiga abantu babo babagenda hanyuma y'abantu erega uko kwimyoza ntabwo kuza gutuma wongera gukira subiza amaso inyuma wenda hari impamvu y'umubyeyi yewe turababaye ariko subiza amaso inyuma niko Yohana yavuze aravuga ngo nuko rero bibuka ahantu waguye ukuraga wiranye ariko nutabigeza gutyo nzaza mpure bitera kugitabaza hano nimwongere mugaruke mwikemera ko turishungira mu banyamahanga dore ikintu kibabaje Satani yarakuretse turakora Bibiliya Yohana igice cya 10 umurongo wa 10 haranditse ngo umujura ntazabona n'ikindi keretse kwiba kwica no kurimbura Satani reka mvuge ko ukwiba kwiwe hanyuma dusenga ni iki cyo nivuga tugenda dusenga Satani ahantu atandukanye n'abandi bajura bose muzi Satani ntabwo aca yiba mu gitondo yiba nimugoroba honyine reka mbere ko mumukenera musoza haleluya Satani ntabwo yiba mu gitondo yiba nimugoroba honyine kubera iki mu gitondo arareka mukabanza mugakora mukegeranya imirimo nimugoroba mwenda gucura amahaho akaba ari baza kwiba Satani aratureka tukabanza tugakorera Imana tukubaka isengero tugatanga ibyacuri tugatanga amaturo tukagura ibyuma tukagura imfone za korali agacunga n'itorero yenda kuza nimusoma igitabo cy'Itangiriro Imana yahamagaye Aburahamu iramubwira ngo nzakubwiza umusenyi wo ku nyanja Aburahamu kubyizera biramunanira iramubwira ngo utabyizeye nawe uzamukubara inyenyeri aragenda inyenyeri yose bageze agati biramunanira Imana iramubwira ngo uko utabashije kuzima niko nawe uzabasha kubona ubwoko bwanjye bwawe Aburahamu kubyizera Imana iramubwira ngo uko utabyizeye fata inyamaswa zitandukanye uzibare